iyerekwa riri muri message marayika w'iteka arangendereye maze kungenderera afata ukuboko arambwira ngo haguruka ngo tume ku banyetorero bari mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku mpande enye zigize isi. Ngiye kubona mbona mu rusengero hazamutse abadayimoni benshi cyane, mbona bashyikiye ku badiyakoni bari muri urwo rusengero, barababwira ati nimugende mutubwirire umushumba ahagarike uriya muvuga butumwa kuko ari kutubwira ubutumwa butajyanye n'igihe tugeze. Turabafite bavuga butumwa ariko kwera imbuto byarabananiye. Turabafite babahanuzi ariko kwera imbuto byarabananiye. Turabafite abapastori ariko kwera imbuto byarabananiye. Turabafite babaririmba babayibaji ariko kwera imbuto byagize ute byarabananiye. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza, ingani tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, turakunda ni gusenga buri munsi. Abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turakunda ni gusenga buri munsi. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Nkuko mubona kuri kamera za Gusenga bituri kumwe n'umukozi w'Imana ku bwa mbere ugaragaye kuri Gusenga everyday, batangira usuhuza abantu batuye ku isi barimo kurikira Gusenga everyday. Kazi murakoze, amara Kristo nabe kuri mwe. Basuhuza inshuti za Gusenga everyday, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Kubatanzi nitwa Mugisha Joel, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu ariko mbyara kabiri. Byumvikane ko ndi papa w'impanga, kavukire ni Rusizi ariko ndi kubarizwa Gasabo, ADPR Paruwasi n'Ikinyatorero ni Kami. Ndi umuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo muhamagaro, nkaba ndi umuririmbyi nanone w'umuhamagaro udafite korali mbarizwamo, ndi umuhanzi. Imana iduhana umugisha, murakoze cyane. Watangira unasenga Imana. Murakoze. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka muri byose, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yanditse idendeza inyanja, Imana yategetse ibiguruka nta moteri bifite. Haleluya. Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'ubutware, Imana yitwa ndiho, Imana izahoraho. Turagushimiye Uwiteka nyagora ku ngoma muri iki gitondo. Dushimye ineza n'urukundo byawe Kristo, kwemeye ko tubyuka biremera nyagora ku ngoma, tera intambwe biremera. Tukweretse rero umurimo wawe tugiye gukora. Amen. Turasabye Imana ikomeye, Imana ikiranuka. Haleluya. Imana itabura guseruka, ize ibane natwe kubera kuko uri umunyembaraga nyinshi. Turasenze kugira ngo uyu mwanya imbaraga z'ijuru zururuke, ntabe ari twe. Haleluya. Abe wowe ineza n'urukundo byawe bigaragare uyu mwanya mu ijambo ryawe tugiye kugeza ku bwoko bwawe, ribe iribasha kugira aho ribakura mu buryo bw'umwuka, ribigire naho ribageza. Haleluya. Turasenze kugira ngo imbaraga zibohora Uwiteka zibohora imitima ya benshi nyagora ku ngoma, benshi bahabwa agakiza kubw'ubutumwa bwiza tugiye gutambutsa kuri everyday. Ineza n'urukundo byawe bigaragare, tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Umukozi w'Imana turakwakiriye. Murakoze cyane. Turakwakiriye, kazi kuri Gusenga everyday. Murakoze. Reka mbere na mbere dufatikanye iyi ndirimbo numero 38 mu ndirimbo z'agakiza, kugira ngo tubashe kubagezaho ikimana idutumye uyu mwanya kubagezaho. 38 iravuga ngo no kucyubaka iyo nkuki. Birashoboka ko ibitero byabo byose tutabirangiza, ariko uko byagenda kose ndezera ndashidikanya ko mu bitero bike dusoma cyangwa se turirimba biragira umumaro ubwoko bw'Imana. No kucyubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi n'amazari, ibyo ukora biratuyobera. Dore utuye imusozi kandi n'amazari, ibyo ukora biratuyobera.
Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazaza barumwuzure abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazaza barumwuzure bagira inama yo kubazanya none Nowa yabavuga ukuri bati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomereze mu byo kwinezeza bati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomereze mu byo kwinezeza igihe nacyo gitavuba Nowa yubaka n'umwete rwose bose bamurebaga niko bamusekaga bati none Nowa yasaze Nowa yumvira Imana ihoraho injira muri ya nkuge vuba yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi ubwo Imana ibakingira urugi yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi ubwo Imana ibakingira urugi nuko abantu baraseka cyane bakomanga ku rugi bavuga bati Nowa sohoka iyi mvura irahita tubesha ngo uri mu rugendo bati Nowa sohoka iyi mvura irahita tubesha ngo uri mu rugendo ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba bati turarimbutse uko Nowa yavuze ndora urupfu ruratuzengurutse umva uko Imana yabashubije Nowa yajyaga bigisha rwose mubigira ibikino mwagakumvira intumwa niryo teka muciriwe none mubigira ibikino mwagakumvira intumwa niryo teka muciriwe none nuko amazi aterura ya nku haleluya ireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge bafite mwamahoro kugeza ubwo bazasohokamo abicaye mu nkuge bafite mwamahoro kugeza ubwo bazasohokamo none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza reke kurimbuka niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo
wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza kurimbuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Uyu muririmbyi bene data aravuze ngo Nowa kukiwubaka iyo nkuge. Nowa ari kubaka inkuge, abantu baramurebye baravuga uko byagenda kose Nowa nibikimuteye kubaka inkuge. Haleluya. Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose bujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, kandi ayo mazi azaba ari umwuzure. Imana idufashe. Iki gitero cya gatatu kiravuze ngo bagira inama noneho yo kubazanya bati noneho Nowa yaba avuga ukuri. Bamwe baravuga bati reka da, bati habe na gato, ntabwo dukwiye kwemera, twikomereze mu byo kwinezeza. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo tubwiriza abantu benshi ntibumve icyo Imana iri kuducishamo, ariko hari igihe kizagera ibyo tubabwira bikazasohora. Nimuvuge Imana idutabaraho muherereye. Uyu muririmbyi aravuze ngo nuko amazi, hepfo avuze ngo nuko amazi aterura ya nkuge irangije ireremba kuri wa mwuzure. Uyu muririmbyi aravuze ngo abantu bari bicaye mu nkuge bari bafite mwiki nk'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Ndagushishikariza mwene data kwinjira mu nkuge hakiri kare, kubera kuko igihe kizagera imvura kugwa ko izagwa, ariko harahirwa abazabicaye hehe mu nkuge. Imana idufashe. Hepfo havuze ngo umva uko Imana yabashubije none Nowa. Haleluya. Uko Imana yabashubije Nowa yajyaga bigisha rwose mubigira ibikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriweho. Imana idufashe. Igitero cyavuze ngo nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure. Abari bicaye mu nkuge bari bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Igitero cyasoje cyavuze ngo none natwe dufite iyo nkuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Imana idufashe. Ngira ngo nkubwire ngo nimba ushaka amahoro urava mu byaha, nimba ushaka amahoro uve mu busambanyi, nimba ushaka amahoro uve mu businzi, nimba ushaka amahoro uve mu biyobyabwenge, nimba ushaka amahoro uve mu byaha uri gukora, muve mu bugambanyi, uve mu kuraguza, uve mu guterekera, uve mu byo wazimiremo bigiye bitandukanye. Nimba ushaka amahoro biragusaba imbaraga zo gukizwa ugahinduka umwana w'Imana kandi ugahinduka umukristo. Imana idufashe. Wa mukobwa we, niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza. Ndagira ngo mbabwire ngo agakiza niko konyine gashobora kuduhesha amahoro, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko umwami Uwiteka avuga. Imana idufashe. Imana iragira ati niba ushaka amahoro iciye muri uyu muririmbyi ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byaha uri gukora nta mahoro ushobora kwiboneramo. Ibyo byaha uri gukora ndagira ngo nkubwire ngo nta munezero ushobora kubiboneramo, ariko wize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe wabona amahoro kandi no kurimbuka bigakurwa ku buzima bwawe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Uyu muririmbyi iki gitero cya gisoza cyavuze ngo none natwe dufite iyo nkuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Muririmbyi yavuze ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Ndagira ngo nkubwire ngo mukobwa, niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ubone kugira ute. Agakiza niko kaguhesha amahoro. Iri jambo ryavuze ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Wa mugabo we, niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Wa mukobwa we, wa musore we, mwene data awerereye, niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Ndagira ngo mbabwire ngo muri Yesu Kristo niho umuntu agera akabasha kuhabonera iki? Akabasha kuhabonera amahoro. Muri Yesu Kristo niho umuntu agera akabasha kubohoka. Muri Yesu Kristo niho umuntu agera akabasha kunezerwa.
mama, niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bashaka amahoro kandi kenshi na kenshi wareba ugasanga ayo mahoro batagize ute, batayakwiye. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Bene data, icyo nabashishikariza, uyu muririmbyi iki gitero cyavuze ngo nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure, abari bicaye mu nkuge bari bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Reka mbabwire ngo uri muri Kristo Yesu, aho uherereye uba ufite amahoro, ariko iyo utari muri Kristo Yesu nta mahoro uba ufite. Nimuvuge Imana idufashe. Uyu muririmbyi yaravuze ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo, niba ushaka kurama ngwino wihitiremo, niba ushaka ubuzima ngwino wihitiremo, ngwino haleluya, niba ushaka kugubwa neza icyo wahitamo ni agakiza ukareka kurimbuka. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana noneho mbagezeho message Imana yamaye kubagezaho. Amos ibice 8 umurongo waho wa 11 kugera ku murongo waho wa 14. Iri jambo riravuze ngo ndore iminsi izaza, niko Uwiteka avuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashake ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Imana idufashe. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota, barahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye imihango y'i Barisheba, nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Iri jambo riravuze ngo ndore iminsi izaza, niko Umwami Uwiteka agize ute avuga. Riravuze ngo nzateza inzara mu gihugu. Iyo nzara ntabwo azaba ari inzara y'ibyo kurya, ahubwo azaba ari inzara yo kumva amagambo y'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, ubu ngubu turi mu gihe cy'inzara. Sinzi nimba muri kubibona, wenda hari abatabibona, ariko turi mu gihe cy'inzara, kandi inzara turimo ni inzara yo kumva amagambo y'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, iyi nzara turimo, urebye abantu muri iyi minsi bari gushaka gusenga, ariko kubona umuntu musengana by'ukuri ni ikintu kigize ute, ni ikintu kigoye. Imana idufashe. Ibi rero biri mu byahanuwe, ibi byahanuwe twebwe tutaragera muri iki gihe cy'iyi nzara. Abantu bari gushaka ijambo ry'Uwiteka, bari gushaka umuntu wabaganiriza ijambo ry'Uwiteka, inyamara bagize ute, baramubuze. Ariko iki gihe tugomba kugicamo kugeza igihe Imana izashyirira ibintu mu buryo. Imana nidufashe. Iri jambo riravuze ngo uwo munsi abasore b'imigenda n'inkumi nziza bazashaka ijambo ry'Uwiteka, ntabwo bazaribona, kandi bazavuga bati ndahiye umuhango w'i Barisheba, ngo nabo bazagwa, ntabwo bazabasha kugira ute, kubyuka. Kambabwire ngo muri iyi minsi y'inzara, muri iki gihe cy'inzara, kandi koko hari abasore b'imigenda batibitseho imbaraga muri iyi minsi bari kugira ute. Aba basore b'imigenda turabagereranya n'abapasitori twari tuzi bari bakomeye, muri iyi minsi bari kuva mu gakiza bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Turabagereranya n'abavugabutumwa twabonaga bari bakomeye, bananiwe kwibikaho ijambo ry'Uwiteka. Kenshi na kenshi muri iyi minsi benshi bari kugira ute, bari kugwa, kandi ntabwo bazabasha kubyuka, kuko iyi nzara ntawe uzi igihe izarangirira. Imana idufashe. Muri iyi minsi hari abantu zidufite b'abavugabutumwa tuzi ngo ni abatumishi, babwiriza no ku YouTube mu buryo butandukanye. Turebye kuri YouTube tubona ari abakozi b'Imana, ariko benshi bamaze kugira ute, bamaze kugwa, kuko ntabwo bibitseho ibyo kurya by'ijambo ry'Imana bizabatambutsa iki gihe cy'inzara. Nimuvuge Imana idufashe kandi tugire neza. Muri iyi
minsi hari abavugabutumwa, hari abakristo, hari abaririmbyi bananiwe kwibikaho ibyo kurya by'iyi nzara duhagazemo. Erega turi mu nzara nshuti yanjye, haba mu buryo bw'umwuka turi mu nzara, kandi haba no mu buryo bw'umubiri turi hehe, turi mu nzara, turi mu gihe kigoranye. Benshi barananiwe kubera ko ntabwo bibitseho ijambo ry'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Uwiteka muri iyi minsi rirakenewe, ariko hashimwe Yesu Kristo washyizeho izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo tujye ducishaho ijambo ry'Imana mu gihe cy'iki, mu gihe cy'inzara. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndagushishikariza rero kuba maso muri iyi minsi, ugasaba imbaraga, kubera ko igihe cy'inzara turimo, igihe cy'inzara twasohoyemo cyo kumva ijambo ry'Uwiteka, cyo gukurikira ijambo ry'Uwiteka, ndagira ngo mbabwire ngo udafite imbaraga uzagwa muri iki gihe cy'inzara, kandi ntabwo uzabasha kubyuka. Nimuvuge ngo Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ndabashishikariza rero gusaba Imana kugira ngo idufe imbaraga kandi idutambutse guca muri iki gihe cy'iyi nzara iteye ubwoba kandi inzara ikakaye. Imana idufashe. Iyerekwa riri muri message, marayika w'Iteka arangendereye, maze kungenderera afata ukuboko, arangije arambwira ngo haguruka ngo tume ku banyetorero bari mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku mpande enye zigize isi. Nagiye kubona mbona marayika w'Iteka amfashe ukuboko, mbona turagiye, tumaze kugenda mbona twinjiye mu rusengero. Nabonaga rwa rusengero runini cyane, urusengero rwiza. Ngiye kubona mbona muri urwo rusengero harimo kubwiriza umuvugabutumwa wari uri kubwiriza abantu ijambo ryo kubihanisha cyangwa se ryo kubegereza agakiza. Mbona wa muvugabutumwa arabwirije, mbona abantu batangiye gufashwa n'ijambo ry'Imana. Uwo muvugabutumwa yarari kubwiriza. Ngiye kubona mbona mu rusengero hazamutse abadayimoni benshi cyane, mbona bashyikiye ku badiyakoni bari muri urwo rusengero, barababwira ati nimugende mutubwirire umushumba ahagarike uriya muvugabutumwa kuko ari kutubwira ubutumwa butajyanye n'igihe tugeze. Imana idufashe. Ngiye kubona mbona wa mudiyakoni wa mbere arakomesheje, mbona abadayimoni bazengurutse urusengero rwose, babwira abadiyakoni bati nimugende mutubwirire uriya muvugabutumwa, uriya mushumba ahagarike uriya muvugabutumwa kuko ari kutubwira ubutumwa butajyanye n'igihe tugize ute tugezemo, igihe bagezemo. Muri iyi minsi barashaka ubutumwa ngo bujyanye n'igihe bagezemo. Imana idufashe. Ngiye kubona mbona babadiyakoni abadayimoni bamaze kubinjiramo, mbona baragiye babwira umushumba bati mushumba duhagarikire uyu muvugabutumwa kuko ari kutubwira ubutumwa butajyanye n'igihe tugize ute tugezemo. Ngiye kubona mbona umushumba mu mwanya wo guhagarika wa muvugabutumwa, mbona amwambuye mikoro, arangije aramubwira ngo abwira abakristo ngo nimwitahire kubera kuko uyu muvugabutumwa ari kutubwira ubutumwa butajyanye n'igihe tugezemo. Imana nidufashe. Ngiye kubona mbona kuko nabibwiwe, nagiye kubona mbona koko baba dayimoni uko bari banyanyagira urusengero, mbona binjiye muri abakristo, barangije bose barabasohora. Bamaze kubasohora, ngiye kubona mbona wa muvugabutumwa baramushushubikanyije, bamukuye ku ruhimbi, basa n'abamukurura, baramwirukana. Imana irangije irambwira ngo genda ubwire abanyetorero n'abayobozi bayoboye itorero ngo nibabe maso, kubera kuko Satani uhagurukiye kurwanya ijambo ry'Imana rigerekereza abantu kuri Kristo Yesu. Abo badayimoni barahagurutse, arangije arambwira ngo genda ubambwire ngo buri wese, yaba umukristo, yaba umushumba, yaba umuvugabutumwa, yaba abadiyakoni, buri wese asaba Imana kugira ngo imuhe imbaraga kandi imuhe gukunda no gukurikira ijambo ry'Imana. Irangije irambwira ngo Satani abadayimoni barwanya ijambo ry'Imana ryerekereza abantu kuri Kristo Yesu, abo badayimoni barahagurutse. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Dusome ijambo ry'Imana nanone kugira ngo nanone turyifashishe kugira ngo tubashe kumva icyo Imana ivuze iciye muri njyewe. Imana idufashe. Genda muri Yohana ibice 15 umurongo wa mbere. Yohana ibice 15 umurongo wa mbere, iri jambo ravuze ngo ndi umuzabibu ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho iryera imbuto ryose, aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe.
nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Imana idufashe. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutafite. Imana idufashe. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Iri jambo riravuze ngo Yesu Kristo ni umuzabibu w'ukuri, natwe turi iki? Turi amashami. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo umukristo yavuye kuri Kristo, biba bishatse kuvuga ko aba atakiri ishami. Ijambo riravuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Bene Data, ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu yamaze kuva kuri Kristo agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, akisayisha mu byaha bitandukanye, uwo nguwo aba yamaze kugira ute? Aba yamaze kuva kuri Kristo. Iri jambo riravuze ngo umuntu utaguma muri nge, amagambo yanjye ndagume muri we. Iri jambo riravuze ngo uwo nguwo, abo bene abo ngabo barabateranya, barangiza bakabarundarunda bakabajugunya mu muriro, bakagira ute? Bagashya. Ndagushishikariza kuguma muri Kristo, ndagushishikariza koma kuri Kristo, kugira ngo utazajugunywa nk'ayo mashami yumye. Ijambo ry'Imana, Imana idufashe kandi Imana idushyigikire. Ijambo riravuze ngo ibyo ngibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi kandi mukera izikwiriye abagize ute? Abihannye. Muri iyi minsi kubona umuntu wejejwe, kubona umuvugabutumwa weza imbuto, kubona umuhanuzi weza imbuto, kubona ugaragara nk'umukristo weza imbuto, kubona umuntu weza imbuto muri iyi minsi biragwiriye. Turabafite b'abavugabutumwa ariko kwera imbuto byarabananiye. Turabafite b'abahanuzi ariko kwera imbuto byarabananiye. Turabafite b'abapastori ariko kwera imbuto byarabananiye. Turabafite baririmba b'abayibaji ariko kwera imbuto byagize ute? Byarabananiye. Imana idufashe, iduhe kwera imbuto ku manywa na nijoro, kuko ibyo nibyo bizubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi kandi mukaba abigishwa b'Imana by'ukuri. Imana idufashe kandi tugire neza. Ijambo Imana rishyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganeho n'iryo ngiryo, kandi message Imana ribantumyeho niyo. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Wakoze. Reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yarabanye natwe muri kiganiro, tukubwire nawe ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharisha akabipartage, tukubwire nawe ngo Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora gukora bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone. Imana iguhe umugisha. Nawe ubutaha. Shalom shalom. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka muri byose, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yanditse idendeza inyanja, Imana yategetse ibiguruka biguruka nta moteri bifite, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Turagushimiye cyane Nyagora ku ngoma, kuko wemeye ko dutangariza ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo uyu mwanya Nyagora ku ngoma, imbaraga zikiza. Amen. Haleluya. Imbaraga zibohora, imbaraga zizura, imbaraga zibeshaho, imbaraga zitanga ubuzima mu buryo bw'agakiza. Ndasenze kugira ngo Nyagora ku ngoma ushyigikire ijambo ryawe, utanga agakiza Nyagora ku ngoma, weze ubwoko bwawe, weze abasore bagiye gukurikirana ijambo ryawe, weze Nyagora ku ngoma abagabo abako. Haleluya. Turasenze kugira ngo Imana Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka uhindura imitima ya benshi. Urakoze kumvishe gusenga no kwinginga, ukarukiye kuganza no gutegeka, tubisabwe twizeye izina rya Kristo Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Amen. Amen.
urakoze mukozi w'Imana. Hari umuntu ashaka kuba akubonye akifuza nimero zawe? 0788555179 0788555179. twiteguye kubafasha no kubashyigikira mu ijambo ry'Imana. Murakoze. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.